bumva iki kintu ngiye kubabwira. Ubwo nari maze iminsi ntameze neza ariko umwuka w'Imana yaransuye arangenderera njya kubona mbona duhagaze ahantu ku musozi, nimara kuyishushanya uburyo nayibonye nibwo nzaza nkababwira icyo nayibonyemo. Mukomeze mudusengere, natwe dukomeje gusenga tuzongere guhura. Solange TVT. Ibihe byiza nshuti mukunzi wowe udukurikirana kuri Solange TV, TVT ndetse no kubishura TV n'ubugingo TV hano hose ndabizi ko muba mudukurikirana. Nubwo tumaze iminsi muri iyi minsi tutarimo turabagezaho ibiganiro cyangwa se ubutumwa kubera impamvu zigiye zitandukanye, ariko nyinshi zari zikubiye mu burwayi, gusa turiho turahumeka uko biri kose. Hanyuma hirya y'ibyo ngibyo nanone ntabwo turi babantu bicazwa kuri kamera no kwivuga, cyangwa se ngo twicare kuri kamera tugambiriye gucuruza, nubwo wenda hari bamwe na bamwe tujya tubona n'ubundi barengaho bakatwita abacuruzi. Ariko ndabizi neza ko ubaye uri umucuruzi ukamara umunsi umwe udakinguye umuryango, ukamara iminsi 2 udakinguye umuryango, iyo business yazafaringa. Dukunda kubwira abantu ngo twagurukijwe n'Imana, turi mu murimo w'Imana. Rimwe na rimwe Imana itaduhaye ibyo tuvuga turaceceka, rimwe na rimwe iyo twabonye ibyo tuvuga turaza tukavuga, ariko iyo tutabifite nyine turatuza. Ndagira ngo nakire mushiki wacu murimo murareba kuri kamera, n'umwe mu bo mwari mumaze iminsi bamwe na bamwe mumbaza, harabagiye banyandikira ariko Solange yagiye. Solange yameze ati mu by'ukuri ntabwo duhorana. Hari bamwe na bamwe mujya mumpamagara ngo turashaka madamu wawe. Ntabwo Solange ari madamu wanjye. Solange ni umuhanuzikazi w'Imana, cyakoze dufatikanya mu ivugabutumwa. Gusa kenshi kibibatera ndakizi, nuko mubona ku ma Facebook, ku ma TikTok n'ahandi haba hariho nimero zanjye. Ariko kugeza kuri uyu mwanya mpamya neza ko umuntu wese washatse nimero ziwe yaranazibonye, n'undi utarazibona azatubwire tuzazimuha. Ariko gihe ntabwo Solange ari madamu wanjye. Hari abajya bavuga arahuze se umuduhe. Reka mwakire hanyuma adusuhuze atwibwire. Yaramaze iminsi arwaye myinshi, yararembye, murabona ko yabaye na mutoya cyane rwose kubera uburwayi, ariko arahumeka. Sora, uraho neza? Yego meze neza. Imana ikwishimire bambi. Namwe abantu bari bamaze iminsi barimo barakumbaza n'ukuri, ariko ko atavuga nkababwira ngo urarwaye. Hanyuma turakwakiriye, tunashima Imana ko yongeye kukwemerera kwicara kuri kamera. Imana ihabwa icyubahiro. Wakibwira abantu badukurikiranye ari ubwa mbere, hanyuma ukagira n'icyo ubwira abantu gitoya, tukavuga ngo Uwiteka bishimire. Karibu. Manya ari guhora umuntu yivuga. Yego, amazina ni Tuyizere Solange. Ntago nahindutse, ndacyari wa wundi. Yego. Uko munzi niko nkiri. Yego. Rero Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Hari abantu bashobora kuza kumva ijwi ryanjye rimeze ritya bakajya bagira ngo hari ikintu mfite mu kanwa. Yego. Ariko ntacyo, ahubwo nuko ndwaye mu mihogo. Yego. Ntago maze iminsi meze neza. N'ubu ahubwo kuba riri gusohoka ijwi ryanjye nabyo ndi kubishimira Imana. Yego. Kuko hari iminsi ishize bitakundaga. Kubw'ibyo rero nubwo turwaye ntago Imana iri muri twe irwaye. Nta nubwo umwuka uri muri twe aremba. Umubiri wacu nubwo ukomeza kubabara, ariko umuntu wacu w'imbere akomeza kurushaho kuba mushya. Yego. Abantu benshi baba badutegereje kutwumva, badutegereje kutubona, ariko icyo mudutegerejeho nicyo muzatubonaho kandi nicyo muzatwumvana. Yego. Kuko ikizaba gitandukanye n'icyo mushaka kutwumvamo, icyo cyo ntacyo dufite. Yego. Hanyuma rero Imana uko yari iri kera n'uyu munsi niko ikiri.
ntabwo ihinduka kubera igihe, ntabwo ihinduka kubera iminsi, nta nubwo ihinduka kubera amasaha n'amezi n'amatariki. Ihora ari Imana mu bibaho byose, nta kiyihindura ngo ihinduke umuntu, ahubwo mu byikora, mu byivuga, mu byigambirira ibikora nk'Imana. Amen. Wenda nubwo mfite kino kibazo, reka mbwira abantu bari gusenga bari hirya no hino babasha kunyumva, ababasha kunyumva cyangwa se ababasha kunkurikirana bumva iki kintu ngiye kubabwira. Yego. Nubwo nari maze iminsi ntameze neza, ariko umwuka w'Imana yaransuye, arangenderera, njya kubona mbona duhagaze ahantu ku musozi. Uwo musozi twari duhagazeho, najyaga kubona nkabona uwo musozi watseho umuriro. Yego. Mu kwakaho umuriro nkabona barimo kuzimya umuriro urimo kwakaho, abanagagamo ibitaka, bavomeragamo amazi, mbese bakoresheje igishoboka cyose kugira ngo uwo muriro uri kwaka uzime. Hanyuma uko banagagamo itaka, wa muriro narakomezaga kubona ukomeza kwaka. Yego. Bakanagamo amazi, ugasa nk'ucika intege ariko ugakomeza ukaka. Nagiye kubona mbona itsinda rimwe ry'abanyamasengesho, kuko nanjye nibonyemo, mbona duhagaze iruhande rw'uwo musozi wari uri kwakaho umuriro, ariko bagerageza kuwuzimya. Yego. Mbona turahahagaze, ariko mbona dufite abana, nabonaga duteruye abana barimo nko mu kigero cy'umwana ugeze mu kigero cyaho bamuhagatira. Hari umwana uba uri guterurwa ariko atemerewe guhagatirwa, utamufata uko wiboneye. Rero abana twari duteruye, nabonaga umwana buri wese afite ari mu kigero cy'umwana ugeze mu gihe cyo kuba wamuhagatira agafatika nyine. Nibo nabonaga twari dufite, ariko nkabona n'abana basa neza uko nabonaga tubafite. Nagiye kubona mbona uwo musozi, mbona imvura iraguye. Yego. Imvura iguye ibutunyagiriraho, turanyagirwa, ariko turanyagirwa. Yego. Noneho ndi muri iryo yerekwa nabonaga uko twabaga turi kunyagirwa, ntago abo bana batohaga. Yego. Kuko imvura yaraguye iratunyagira uko twari turi kuri uwo musozi twese, ariko nkabona abana dufite bo ntago barimo kunyagirwa. Nagiye kubona mbona buri muntu wese agiye gushaka impetso yo kugira ngo aheke wa mwana yarateruye. Yego. Buri wese uko ashaka impetso yiwe, nkabona ya mpetso yatose ku buryo utabona ukuntu uheka umwana. Yego. Urabona mu buryo busanzwe twebwe abamama ari ukuntu ufata umwana. Yego. Ugashaka impetso nyine ku ruhande, ukabanza ugatunganya umwana, ukamushyira mu mugongo, warangiza ugaterura impetso yo kumuhekamo. Rero nge aho ngaho nabonaga ko impetso ya buri muntu wese yatose, yanyagiwe ku buryo atabasha kuyishyiramo uwo mwana, kuyihekamo umwana. Rero impamvu atashoboraga kuyihekamo uwo mwana n'uburyo yabaga itose. Yego. Sinzi niba abantu bari kubyumva neza. Birumvikana. Ndi muri iryo yerekwa, nariboneyemo ibintu bikomeye, ndyumviramo ibintu bikomeye, ariko numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo igicaniro Imana yacanye, nta mwana w'umuntu uzakizimya ngo bimukundire. Nubwo bagerageza kuzimya bamwe na bamwe, ariko ntago umuriro Imana yacanye w'umwuka wera abana b'abantu bazawuzimya. Yego. Hazajya hazima umwe, abandi nk'igihumbi bake. Yego. Hazime batatu, abandi nka magana bake, ngo ntago uwo muriro uzigera uzima, kuko ibiwuzimya byo birahari.
yego ari byo Imana yangereranyirizaga bimeze nk'itaka, yego bimeze nk'amazi, ibiri kwitura ku bantu bari gusenga, ibiri kubageraho, ibiri kubazaho byose ni ibishaka kugira ngo muzime, ni ibishaka kugira ngo munanirwe, ni ibishaka kugira ngo mucogore, ni itaka barimo babasukaho, ni ibigeragezo bitandukanye birimo biza kabikubitaho kugira ngo mukunde muzime. Ariko uko nababonaga ku musozi w'amasengesho, nabonye nta muntu n'umwe banagiye itaka mu muriro ngo uzime. yego Imana rero yarambwiye ngo yemwe muri ku misozi murimo gusenga kandi musenga ubudasiba, Imana ikomeje kumva amasengesho yanyu, ibibaca intege, ibibarwanya, ibibagerageza, ibibasubiza inyuma, ibyo byose Imana irabireba. Imana irambwira ngo impetso nabonye zitose zidashobora guhekwamo abana, ariko abana batanyagiwe. yego Ubuzima bamwe na bamwe muherereyemo cyangwa se ubuzima bamwe na bamwe murimo ni ubuzima bugoranye, ni ubuzima burimo kubabaza umuntu w'inyuma, ni ubuzima burimo kubabaza umubiri, ariko umwuka ubarimo uracyari muzima. yego Intambara murimo kunyuramo, akaga murimo gucamo, amakuba murimo kunyuzwamo, nubwo birimo kubabaza, igisa n'impetso ari wo mubiri mufite, ari wo mubiri twambaye, ariko Umwuka Wera uri muri mwe aracyari muzima kandi aracyakora. Rero mbabwire ngo mwinanirwa, mwicogora, mwirwana musubira inyuma, ahubwo nimukomeze mujye imbere, kubera ko Yesu uturi imbere atubereye maso. yego Birashoboka ko wari umaze kunanirwa, wari umaze gucika intege, wumvaga n'amasengesho usenga adasubizwa, birashoboka ko wumvaga ko n'Imana itakumva, birashoboka ko wumvaga ko naho ugeze Imana itakikwitayeho, ariko nicaye hano nkubwira ngo tuza kandi ukomere. Amasengesho wasenze Imana yarakubonye, intambara urimo Imana yarazibonye, ariko nubwo ubihagazemo ibyo byose byigutera gutinya, byigutera gucika intege no gusubira inyuma, ahubwo shika mu rwane, komera, kubera ko Imana iri mu ruhande rwacu. amen Icyo nakubwiraga wowe unyumva munyamasengesho, muhanuzi, muvuga butumwa, ugihagaze mu kuri no mu mwuka, nta muntu uzakuzimya, nta murozi, nta mupfumu, nta mukonikoni uzakuzimya ngo agushobore, kubera ko iyo acanye umuriro muri wowe, iyo acanye umuriro muri twe, ikomeje kuwenyegeza. Banagemo itaka ntibarinagemo, bavomeremo amazi ntibayavomeremo, bahagurutse intambara ntibazihagurutse, iyo acanye umuriro muri twe ikomeje kuwenyegeza. Mu bavuga butumwa, mu banyamasengesho, mu baririmbyi, ikomeje kwenyegeza umuriro w'Umwuka Wera. amen Rero Imana yo mu ijuru itugirire neza. Byari ihumure narindi kubwira bagenzi banjye bari ku misozi itandukanye, bari mu ntambara zitandukanye, ariko batigeze barambika intwaro yo gusenga ngo mukomere, kuko Imana aho muhagaze yarahabonye, n'intambara muhagazemo yarazibonye, n'umwanya murimo uyu munsi irawureba. Icyo yambwiraga kubabwira nuko ngo iri kumwe natwe, kandi ko itazadusiga, ntago izaduhana, iri kumwe natwe tugenda, iri kumwe natwe tugaruka, iri kumwe natwe turyamye, iri kumwe natwe dusinziriye, itubereye maso ku manywa na nijoro. Rero wari ucitse intege, ongera usubiremo imbaraga, wongere wizere Imana, kuko intambara wagiyemo zitakwishe, ni ikimenyetso cy'uko Imana ari kumwe nawe. Urugendo rw'ibibazo wanyuzemo kuba bitaraguhitanye, ni ikimenyetso cy'uko Imana yari kumwe nawe. Aho waba waraciye hose hakakubera ubunyereri, ukabona ko gahagukomereye, kuba utarahaguye ni ikimenyetso cy'uko Imana yari kumwe nawe muri urwo rugendo. Humura rero, bwira umutima wawe ko Yesu agihari kandi ari ku ngoma, yaranesheje. Ubwo yatsinze urupfu, natwe azadutsindishiriza. Imana iduhana umugisha,
niyo message nari ntambukije ntoya, ariko nanone mbafitiye iyindi message nzagaruka mu gihe cy'iminsi nk'itatu mikeya, ndindiriye ko mbanza nkoroherwa neza. Shaka kubabwira kubera ko ndashaka kubwira abantu ngo nubwo twebwe abantu twaba mu gahuge, Satani ntago ari mu gahuge, ndetse n'abakozi be ntago bari mu gahuge, bari gukora ku manywa na nijoro kuko bazi ko igihe basigaranye ari gitoya. Message rero nshaka kutambutsa mu gihe kiri imbere nuko nabonye abantu bari gushushanywa tatuwaje mu gahanga, ariko iyo tatuwaje bari barimo bashushanywaho mu gahanga ndashaka kuzayishushanya cyangwa se nanjye nkayishyira ku rupapuro, uburyo nayibonaga mu mwuka, uburyo yari iteye cyangwa se uburyo yari imeze. Oya ntago ishoje, nabo baba bari gusenga. Nimara kuyishushanya uburyo nayibonye nibwo nzaza nkababwira icyo nayibonyemo. Mukomeze mudusengere, natwe dukomeje gusenga, tuzongere guhura tuvugana kuri ubwo butumwa, ibindi Imana iduhana umugisha. Reka nsenge kugira ngo Umwuka w'Imana abane natwe. Uri Imana nziza kandi uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, mu biriho byose ntawuhwanye nawe, kandi mu byaremwe byose nta kitararemwe n'intoki zawe. Turagushimye ko waturinze mu minsi yose itambutse, ukaturinda amajya n'amaza, ukaturindira ubugingo ndetse n'umubiri. Uyu munsi tukaba duhagaze tuvuga izina ryawe, tuvuga gukomera kwawe kuri Imana. Ushimwe Data mwiza, rero wampaye iyi message kugira ngo nyibwire abantu, kuko wari ubonye ko hari abanyamasengesho barushye, hari abahanuzi barushye, hari abavuga butumwa barushye, abo bose bananiriwe ku misozi. Mana, abo bose bacikiriye intege mu rugendo, bafite kwiganyira mu mitima yabo kubw'intambara n'ibigeragezo bibariho, ariko wambwiye ngo nimbabwire yuko umuriro w'Umwuka Wera wacanye muri bo ntawe uzawuzimya. Nubwo abisi barimo banagitaka mu byabo, bakavomera amazi mu byabo ngo bakunde bazime, bakabateza amakuba n'ibyago, intambara zidashira kugira ngo bakunde bacike intege basubire inyuma babivemo. Ariko Uwiteka wambwiye ngo nimbabwire yuko izo ntambara wazibonye, wambwiye ngo nimbabwire yuko imisozi buri wese ahagazeho Mwami wawubonye, kandi buri wese uze kuhamurwanirira. Niyo mpamvu Data rero nsenze kubw'ubu butumwa, kuko njye ubutambukije ndi umwana w'umuntu, ariko wowe uvugiye muri njye uri Imana. Ariko Umwuka Wera abuherekeze kugira ngo imitima y'abazabwakira izagubwe neza kandi izanezezwe nabwo. Byose mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.